Ntugakurikize benshi gukora ibyaha, kandi nutangwaho umugabo ntukajye iyo benshi bagiye ngo utume baca urubanza nabi. Byanditse mu Kuva 23:2. Ukwiriye kuba uwo uri we, umuntu umutimanama wawe ukubwira ko ugomba kuba we. Ushobora kuba nawe ufashe umwanya ugatekereza kuri ibi. Wowe se nta gihe kiragera ukaganzwa n'ikigare ugakora ibitavuye ku bushake bwawe? Wabuze icyitwa steadfastness, aribyo byitwa gushikama. Umva gushikama uko bisobanurwa. Gushikama bisobanuye kutajegajega ku byo wiyemeje, kabone n'ubwo wahura n'ibibazo. Ndabizi ko atari ubwa mbere wumvise inkuru ya Yosefu na nyirabuja mu gihugu cya Egiputa. Ni inkuru cyangwa se amateka yanditse mu gitabo cy'Itangiriro igice cya 39 uhereye ku murongo wa mbere. Muri iryo hurizo Yosefu yari afite amahitamo abiri. Amahitamo ya mbere kwari ukwemera ibyo nyirabuja yamubwiraga, akaba yiboneye umutekano no gutoneshwa, ariko by'akanya gato, kuko nta mahoro y'umunyabyaha ni ko Uwiteka avuga. Yesaya 48:22. Andi mahitamo kwari ukwanga ibyo nyirabuja yamubwiraga, akaba yizaniye kwangwa, gufungwa no kuba yabura ubuzima bwe bibaye ngombwa. Dore uko Yosefu yabigenje, maze ariyangira. Byanditse mu Itangiriro igice cya 39:8. Ati, none nabasha nte gukora icyaha gikomeye gityo ngacumura ku Mana? Itangiriro 39:9. Tugaruke ku ruhande rwawe. Byigeze bikubaho kwisanga aho utahisemo kuko wanze kwitandukanya n'abandi? Cyangwa ukisanga ugiye kwisobanura ku byo mwakoze kandi warabikoze ukurikiye abandi? Hari benshi bibuka neza igihe batangiye gukoresha ibiyobyabwenge bidaturutse ku bushake bwabo. Uti bigenda bite? N'igihe wahisemo inshuti mudahuje icyerekezo ku ngingo runaka, ukagera ku rwego guhakana ibyo bagusabye utari usanzwe ukora bikunanira. Zirikana iyi nama: gutinya abantu kugusha mu mutego. Imigani 29:25. Igikurikiraho wisanga mu nzira utahisemo kandi utazi uko ushobora kuzayikuramo. Mu migani hati, uwizuza n'umujura aba yiyanga, yumva ko arahizwa akanga kubivuga. 29:24. Dore uko bigenda iyo unaniwe kwiyobora ukaberaho kwigana. Uzimiza ubushobozi bwo kwiyobora ugasigara ugendera ku bandi. Ubaho utagira intego mu buzima. Akenshi uterwa ipfunwe no gusobanura ibyo wakoze. Utinya gufata umwanzuro utaremezwa n'abo wigana. Ubura uko wifata iyo wisanze wenyine, wiga ingeso bizakugora gucikaho. Uba wishyize mu mwanya uzicuza hazaza, uba utakaje kuzaba ingirakamaro igihe runaka uzaba ukenewe. Gusa hari ibyagufasha kuba wowe. Menya indangagaciro zawe n'iby'ingenzi kuri wowe, kandi wirinde kuzibukira ibyo. Gira intego kandi wirinde icyatuma uhusha iyo ntego. Ishyirireho ingengabihe y'ibyo ugomba gukora, haba buri munsi, buri cyumweru ndetse na buri kwezi. Hitamo inshuti z'umumaro, kandi oya igiba mu bisubizo utanga, by'umwihariko ku bashaka kukwerekeza mu cyerekezo utahisemo. Shyira Imana mu buzima bwawe kandi ijambo ryayo ikuyobore. Ariko inini uzaba ukoze, uzaba wirinze kuba imburamumaro aho wari kuzaba ingirakamaro.